muvandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kunezezwa bikomeye nuko nongeye guhurira hano nawe kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, tuje kunguka ibya Yesu Uwiteka aduhana umugisha. Nejejwe nuko Imana iduhaye andi mahirwe yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye ubushake bwayo mu ijambo ryayo. Ushize twaganiriye icyigisho gikomeye cyatubwiraga amategeko y'Imana, nuko ari urufatiro rw'ingoma yayo, yuko adahinduka kandi atabasha gukurwaho rwose. Twabonye yuko Yesu ku musaraba w'Ikaruvari atigeze akuraho amategeko, ahubwo umusaraba werereza cyane amategeko y'Imana ukayashyira hejuru, kubera yuko iyo bibaza kuba bishoboka ko umunyabyaha atarimbuka, amategeko akuweho nibyo byari kuba byoroshye kuruta yuko Yesu Kristo apfira umunyabyaha wisha amategeko. Ariko ndagira ngo dusubiremo gatoya ayo magambo. Tugiye kuganira icyigisho nawe mu tvuga ngo igisubizo cy'Imana ku kibazo cy'icyaha, igisubizo cy'Imana ku muntu wisha amategeko. Reka tubanze dusenge. Data wa twese dukunda uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye yuko duhaye andi mahirwe yo kumva ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe, kwabanye natwe mu gihe cyashize, niko nanone twongeye kugusaba kugira ngo ubane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Igisubizo cy'Imana ku kibazo cy'icyaha. Hari amagambo adatanga ibyiringiro akomeza kurangira mu matwi y'umunyabyaha. Igihe mvuga umunyabyaha n'umuntu wisha amategeko y'Imana, dusoma muri Yesaya 64:5 ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Mbega amagambo y'urucantege! Ibyo twakiranutse uko twayushya kuya kugira ngo tugere ku gukiranuka kuzima, byaragiye bihinduka nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta mbaraga dufite, dushaka gukora ibyiza ibi bikadutanga imbere, nk'uko twabonye umugaragu w'Imana Pawulo abitubwira mu Baroma igice cya 7. Abaroma igice cya 3:10 kugeza 13 aduha andi makuru nayo atanejeje. Aravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Mbega amagambo nayo ateye ubwoba. Zaburi ya 58:4 abanyabyaha batandukanwa n'Imana uhereye ku kuvuka kwawo. Iyo bavutse wa mwanya bagiza bakabeshya, kuva tukiva mu nda zaba mama. Pawulo n'ubundi bambe Dawidi yongeye kuvuga ati mu byaha niho mama yambyariye. Umunyabyaha atandukanwa n'Imana kiva mu nda ya nyina. Biteye ubwoba. None se ikibazo ni iki ngiki? Ko tubona turi abakiranirwa uhereye kuva twavuka. Ibyo twagerageje gukemura ko nta na kimwe cyatanze igisubizo kirambye, ko rwose bimeze nk'ubushwambagara byuzuye ibizinga imbere y'Imana. Ndetse Yesu Kristo aravuga ati nimara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye mushyiraho umwanzuro muvuga muti turabagaragu b'imbura mumaro, kubera ko ibyo twashoboye ari bya bindi twategetswe gusa. Ikibazo gikomeza kwibazwa ni iki ngiki ngo ni gute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi imbere y'Imana? Ni gute umunyabyaha yakwemerwa n'Imana agahinduka umukiranutsi? Iki ni ikibazo cyakomeje kwibazwa n'abantu b'Imana uhereye mbere na mbere mu gihe cya mbere ya Mose. Yobu igice cya 9:2 atubwira amagambo asa nk'ayavuga ngo umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Byakunda bite? Ageze mu gice cya 25:4 aravuga ati umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa umunyabyaha uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Ni ikibazo kandi abantu benshi bakomeje kwibaza iki kibazo. Mwanditsi umwe yanditse ati muri buri torero hari abantu batanyurwa. Buri sabato cyangwa buri cyumweru bagira ikintu bumva cyabafasha kuyoboka inzira y'agakiza kandi kikabigisha uko baba abakristo beza. Niyo ntambara yo kugira ngo abantu baba beza. Ariko umwanditsi yashyizeho umusozo avuga ngo ikintu cy'ingenzi bakeneye kumenya ni iki ngo ni gute umunyabyaha yatsindishirizwa imbere y'Imana, ko kwitsindishiriza bimunaniye, ko ibyo yakiranutse nabyo bihindutse nk'ubushwambagara. Mwanditsi aravuga ngo nimureke inzira y'agakiza ishyirwe imbere yabo mu kwiyoroshya, nimwerereze Yesu nk'ibyiringiro bimwe rukumbi by'umunyabyaha. Nshuti yanjye, tugiye kureba igisubizo kimwe rukumbi, ibyiringiro bimwe rukumbi by'umunyabyaha nuko dufite Yesu.
Ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana igice cya 1:29 hatubwira amagambo Yohana yahamije. Bukeye bwaho Yohana abona Yesu azaho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Yesu Kristo gusa niwe ubasha gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umuntu ntacyo abasha kwikorera ubwe, reka da. Ariko aya magambo ya Yohana afite ubundi busobanuro bukomeye cyane. Turabona mu ijambo umwana w'intama. Mbese umwana w'intama tumusanga mu bihe byashize, mu isezerano rya kera aho hashyizweho amategeko yo gutamba ibitambo. Turaza kuyarebaho gatoya. Twarabonye mu mategeko ko hariho amategeko y'uburyo bubiri, hari amategeko y'ibitambo, hari n'amategeko mbonera y'Imana. Twatinze ku mategeko mbonera y'Imana, ariko kandi twabonye ko amategeko y'ibitambo yashyiriweho agakiza kabisha amategeko y'Imana, kugira ngo bajye bazirikana ntama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, uzaza kubarokora iteka ryo gupfa bacirwaho n'amategeko. Byagendaga bite? Igitambo cyagombaga kuvushwa amaraso. Umwana w'intama watambwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Turabona ingingo y'ingenzi mu nama y'agakiza yerekeye amaraso. Dusoma amagambo ari mu Baheburayo igice cya 9:22, aho ni mu isezerano rishya ngo, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Burya amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Umuntu wishe itegeko ry'Imana uhereye ku rya mbere kugeza ku rya 10 twabonye mu mwuzuro wayo, uwo ngo wacirwaho iteka ryo gupfa. Amaraso icyo asaba nuko amaraso bamba amategeko, icyo asaba nuko amaraso agomba kumeneka. Abarewi igice cya 17:11, amagambo Mose yanditse aravuga ngo, kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Amaraso ni impongano. Byari ngombwa yuko amaraso ava kugira ngo umunyabyaha akire. Magambo meza umwanditsi umwe yanditse mu gitabo cyitwa Our High Calling, cyangwa se guhamagarwa kwacu gukomeye. Yaranditse ngo Kristo ni umwana w'intama watambwe hereye ku kuremwa kw'isi. Ayo magambo kandi ari mu Byahishuwe igice cya 13:8, yuko Kristo ni umwana w'intama watambwe hereye ku kuremwa kw'isi. Kuri benshi bwari ubwiru, niyo mpamvu benshi mu gihe cya kera basabwaga gutamba ibitambo, ntabwo babyumvaga. Uyu munsi twebwe turiho mu gisekuru kibyumva, kubera yuko tuvuga ibyamaze gusohora. Ariko Babeli, Badamu, ba Enoki n'abandi, abo ngabo bari bizeye ibizaba. Rero kuri benshi mu gihe cya kera basabwaga gutamba ibitambo, niyo mpamvu ibitambo byinshi biva amaraso byashyirwaga ku gicaniro. Ariko kuri gukomeye kwagombaga gushyirwa imbere y'abantu, kandi kugashimangirwa mu ntekerezo no mu mutima, kwari uko ngo amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Buri gitambo cyose kiva amaraso cyashushanyaga ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uku ni ukuri gukwiye kwemerwa na bose rwose. Nuko rero aka kanya tuzirikane iki? Yuko kwihangira gukiranuka birogoye inama y'Imana. Inama y'Imana nuko umuntu abasha gukira binyuze mu gitambo cyatambiwe ku Karuvari. Ariko abantu bajya bagerageza kwihangira gukiranuka, bakagerageza gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bagere ku gukiranuka, ariko ntabwo bishoboka. Ndagira ngo nkwibutse umugani Yesu Kristo yaciye. Hari ikintu yavuze Yesu Kristo, turagisanga muri Luka igice cya 18 umurongo wa 9 kugeza wa 14. Ni umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Si ubwa mbere mvuze aya magambo, no mu kigisho cyabanjirije icyahisize twavuze iby'uyu mugani. Amagambo aravuga ngo uyu mugani yawuciriye abiyiringira ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose. Murongo wa 10 Yesu aravuga ati, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asenga mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi banyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Yari afite ibyivugo byo kwivuga. Ku murongo wa 13 nawe umukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangana no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Yesu ashyiraho umusozo. Ku murongo wa 14 atubwira ngo, ndababwira yuko umuntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi.
kuko wishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko wicisha bugufi azashyirwa hejuru. Mbese ibyo birumvikana? Buri gihe twihangiye gukiranuka tukabanza gushyiraho amabwiriza, tugashyiraho amasengesho y'akataraboneka, njya mbabazwa n'abantu. Abantu benshi bavuga itegeko ry'isabato nibwo bazamura ikibazo cyo kugendera mu mirimo itegetswe n'amategeko, nyamara bakibagirwa ya mirimo itegetswe n'amategeko babamo. Mbese uyu mufarisayo imirimo itegetswe n'amategeko yabanje gushyira ahagaragara no kwiyiriza ubusa. Abantu benshi bakavuga bati ngiye wumva mara iminsi 30 niyirije ubusa, mara 3 kose ntarya, bakumva ni ibyirato, ndetse bashobora kwemerwa imbere y'Imana yuko ari abasenzi basenga ariko ibyo ngibyo nabyo nta gakiza kabirimo. Mwanditsi w'imigani ya Kristo yaravuze ngo umufarisayo uzamutse ajya mu rusengero gusenga, suko yumvagamo ko ari umunyabyaha ukeneye imbabazi, kandi ibyo birumvikana rwose, ahubwo yibwiraga ko ari umukiranutsi kandi akiringira ko akwiriye gushimwa. Gusenga kwe yagufataga nk'igikorwa kizatuma yemerwa n'Imana, maze aravuga ati ndagushima Mana, njyewe dore niriza ubusa 2 mu cyumweru, ntanga 1 mu 10 n'amaturo, nkomeza isabato n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bituma umuntu yemerwa n'Imana, kuko ibyo twatyanutse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizinga, niko Yesaya yatubwiye. Abagalatiya igice cya 22 hari andi magambo akomeye. Pawulo aravuga ati simpindura ubusubuntu bw'Imana, kuko niba gucyanuka kuzanwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ntabwo Kristo yari kwirwa apfa y'amategeko baza gusohoza ibyo asaba, ngo twari gukomeza kuyihiringaho kugeza igihe dukize. Ariko amategeko ntabwo atanga igisubizo, kubera ko uhereye kera kose tukiva mu nda za mama dutandukanye n'Imana. Umufarisayo n'umukoresha w'ikoro bagereranya abantu b'uburyo bubiri butandukanye baza gusenga Imana. Mbere na mbere bagereranya abantu babiri bavukiye mu isi bwa mbere, Kayini na Abeli. Kayini yiringiyaga ko ari umukiranutsi, maze azazanye ituro ryo gushima gusa, ntigeze yatura icyaha cye kandi ngo yiyumvemo ko akeneye imbabazi. Ariko Abeli we yazanye amaraso yacuriraga umwana w'intama w'Imana, yaje nk'umunyabyaha yatura icyaha cye nk'umuntu wazimiye, kandi ibyiringiro bye byari bishingiye ku rukundo rw'Imana rutarondoreka. Umva, gusobanukirwa n'ubukene bwacu, kwimenya ko turi abatindi n'abanyabyaha, nicyo kintu cya mbere gikenewe kugira ngo twemerwe n'Imana. Ubu bukene, uku kutamenya, uku kumva yuko nta kindi twakwikorera, icyo niyo ntambwe ya mbere umuntu akeneye. Ntabwo ari uko twakiranutse, oya, ahubwo ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara imbere y'Imana. Kubimenya rero ni ingingo y'ingenzi cyane. Uyu muntu witwa Kayini, reka twongere tumutekerezeho neza. Magambo dusanga mu itangisho cya 3 kugeza 5, bukeye Kayini yazana ituro ku mbuto z'ubutaka, ngo ari ituro Uwiteka. Nabera azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze nita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Murabona ukuntu baje gutura, umwazana igitambo kivusha amaraso nk'ibyiringiro rukumbi by'agakiza ke, yuko ari nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi uzaza mwiza akamupfira. Abakera babyizeraga bitaraba, twebwe twizera ibyamaze kuba ko Kristo yadupfiriye. Ariko abantu benshi bameze nka Kayini. Mwanditsi aravuga ngo Kayini na Abeli bari bazi ko muri aya maturo y'ibitambo bagomba kugaragazamo ko bizera umukiza wasurwaga n'ibyo bitambo. Amakuru bari bayafite, kandi ayo makuru turaza kubona ko yatangiwe mu ngobyi ya Edeni umuntu agikora icyaha, yerekeranye n'uzaza. N'ubushize twabivuzeho, wa wundi uzaza ari urwango hagati y'umugore na Satani, n'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rwa Satani. Ariko aba bantu bari babisobanukiwe, nyamara Kayini ahitamo umugabane we na Abeli ahitamo umugabane we. Ikindi batubwira ngo bari basobanukiwe ko bagengwa nawe mu buryo bwuzuye bw'imbabazi ze, kandi bari bazi ko kubwo kumvira inama y'Imana ku bw'agakiza kabo bagomba kuba batanze igihamya cyo kumvira ubushake bw'Imana. Amaraso atavuye ntihajyaga kubaho kubabarirwa ibyaha. Ntabwo ibyaha bishoboka kubabarirwa igihe amaraso atavuye. Kandi nanone bagomba kugaragaza ko bizeye amaraso ya Kristo nk'impongano yasezeranwe binyuze mu gutamba umwana w'intama w'imfura w'umukumbi w'igitambo. Ikirenze ibyo, imiganura y'ibyo bejeje mu butaka yagombaga kuzanwa imbere y'Imana nk'ituro ryo gushima.
harya umugabo witwa Kayini yazanye iki? Yazanye ituro ryo gushima, ariko ituro rigaragaza ko yize igitambo cy'ikaruvari kizatambwa mu gihe kizaza, ntabwo yagitambye. Icyavuyemo ni ikitangiye cya 6 kugeza 8, arakomeza amagambo avuga ngo Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje? Kubera ko twamaze kubona yuko Kayini ituro rye ntabwo ryitaweho n'Imana, maze Kayini ararakara. Uwiteka abaza ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza nuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi kandi nawe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uko niko abantu bagerageza gushaka agakiza binyuze mu mbaraga zabo bisoza, kubera yuko imihati yabo nta kigeraho bacika intege cyane. Dore Kayini niwe wabaye umwicanyi wa mbere, ni nawe wishe abantu benshi kuko yishe 1/4 cy'abatuye isi. Kayini yibwiye ko inama ze bwite arizo nziza kandi ko Uwiteka azemera ibyo yazanye. Kayini mu gitambo cye niyigeze amenya ko agengwa na Kristo. Yatekerezaga ko se Adamu yahohotewe igihe yirukanwaga muri Edeni. Igitekerezo cyo guhora atekereza ku cyaha mu bwenge bwe ndetse no gutamba igitambo cy'umwana w'intama kiva amaraso nk'ubuhamya bwo kugengwa n'imbaraga z'Imana mu buryo bwuzuye, Kayini yabifataga nko gutoteza intekerezo ze. Yibwiraga ko zihagije. Hari uko abantu barugiye babyumva batyo, maze bakamera batyo, bakihangira gukiranuka kwawo kutagenwe n'ijuru. Magambo aboneka mu Baroma igice cya 10:2 kugeza 3 atubwira abantu nk'abo. Paulo aravuga ati ndababwira yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Erega ya mafaranga ni meza, bwa butunzi uzana mu rusengero n'ubw'agaciro, ya nyubako wazamuye yari y'ingenzi, watanze amaturo yishimwe rwose kandi akora umurimo, ariko ayo maturo ntabwo yagukiza. Ijuru yakubwira ngo ufite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bwite, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana ni muri Yesu gusa, ntabwo ari mu murimo twakoze. Imirimo dukora ikwiriye kuza ari ituro ry'ishimwe ry'icyamaze gukorerwa ubugingo bwacu, yuko Kristo yaturokoye iteka ryo gupfa. Magambo ateye ubwoba yanditse mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaji 73, aravuga ngo itsinda ry'abantu basenga bagera ikirenge mu cya Kayini ni wo mugabane munini w'abatuye isi. Ni inkuru ibabaje. Abantu benshi basenga, abo tubona mu nsengero, abenshi bagera ikirenge mu cya Kayini. Amadini y'ibinyoma hafi ya yose yubakiye kuri iri hame ko umuntu agomba kubona agakiza akoresheje umuhati we bwite. Iyi ni inkuru ibabaje. Sana amafaranga, turakubohora n'ibindi, komeza amategeko n'andi magambo nk'aya. Ayo magambo n'urukozasoni imbere y'Imana kubera ko atesha agaciro umusaraba w'ikaruvari. Bamwe bavuga ko ikiremwa muntu kidakeneye gucungurwa, ahubwo gikeneye gutera imbere kugira ngo arusheho kugubwa neza, kujya mbere no kwisana ubwe. Ariko ntabwo bishoboka, umuntu yarangiritse cyane, ntabwo habaho modification, ahubwo Yesu ara transformation niyo ikenewe. Niyo mpamvu ijuru rikoresha inyito ivuga ngo kuvuka ubwa kabiri, kuko ubwa mbere bwo kugira ngo umuntu abusane ntabwo bishoboka. Umuntu akeneye kuvuka bundi bushya, akabyarwa n'umwuka. Twabiganiriye mu cyigisho cya mbere ko dukeneye kuyoborwa n'umwuka. Twatandukanije umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere. Umuntu wa kamere nyine agerageza guhindura, akagira amajyambere y'ibifatika by'ubu buzima, kwa kundi yavutse akagira ibyo anoza. Ariko umuntu w'umwuka avuka ubwa kabiri, agatangira imibereho mishya muri Kristo Yesu. Nkuko Kayini yashatse kubona imbabazi z'Imana kubwo gutanga ituro ridafite amaraso y'igitambo, uko niko bigenda no kuri aba bashyira ikiremwa muntu hejuru y'ibendera ry'ijuru, bakabibyigenge ku mpongano. Amateka ya Kayini agaragaza ingaruka zigomba gukurikiraho, agaragaza uko umuntu witandukanya na Kristo azamera. Mbese byagenze bite? Kayini yishe Abeli. Umuntu nta mbaraga afite zo kwisana ubwe, ntashobora kwizahura agejuru ku Mana, ahubwo arushaho guhenebera asanga Satani. Mbese amaherezo ya Kayini yabaye ayahe? Ni mabi cyane. Nshuti zanjye,
bavandimwe muri Kristo Yesu mukurikiye iki cyigisho, ndagira ngo mbabwire yuko Imana yonyine niyo ifite igisubizo ku kibazo cy'icyaha. Muri nge nta mbaraga zindimo zishobora gukora icyo kintu. Niyo mpamvu Pawulo cyagiye yatatse aravuga ati mbonye ishyano, ndagerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Ibyo twakiranutse bivanze n'ibyaha, ntabwo twakwikiza. Reka mugaragu w'Imana Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:19 avuga amagambo akomeye ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Gusobanukirwa urukundo rw'Imana, kurumenya, kurwakira, tukamenya icyabereye Karuvari, tukacyakira tukabyizera. Ibyo nibyo bidutera gukunda urukundo rwinshi Yesu. Ndagira ngo nkubwire imibereho y'umugore witwa Mariya. Mariya yakunze Yesu kubera iki? Yamubariye ibyaha. Mariya yigeze gufatwa sambana. Nakubwiye yuko Imana yanditse kabiri. Erega yanditse igihe Mariya yari yafashwa sambana maze acirwaho iteka ryo gupfa. Abanyabyaha nyine bagomba gucirwaho iteka ryo gupfa, yagombaga guterwa amabuye, ariko imbabazi za Yesu ziramubabarira. Kuva icyo gihe Mariya ahinduka ukomeye mu gukunda Yesu. Tuzi igitangaza yakoze Mariya ubwo yatangaga ituro ridasanzwe, ituro ry'igihembo cy'umwaka wose. Ndagira ngo nkwibutse ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana igice cya 12 yuko Mariya yazanye ituro rifite igiciro cy'amadenariyo 300. Kandi nusoma neza mu bitangaza Kristo yakoze, igihe hazaga abantu 5,000 b'abagabo, abagore n'abana batabariwemo, byagaragaye yuko abo bantu bari bakwiye guhazwa ni denariyo 200. Ariko igihe Mariya yaraje gushima, yazanye amadenariyo 300. Bivuze ko yabashaga guhaza 20,020 by'abantu. Niyo mpamvu Yuda mu busambo bwe yagerageje kugaragaza yuko ayo mafaranga yo gufasha abakene. Ariko se nukubera iki Mariya yaje gutura ituro ringana rityo? Yesu nuko yaramaze kunyurwa n'urukundo rwa Yesu. Tuyikunda no kubera ko yabanje kudukunda. Ntabwo dukora kugira ngo idukunde. Reka icyo gihe tuba tubicuritse rwose. Jambo ry'Imana Paulo yandikira Efeso igice cya 8. Aya magambo n'urufatiro rw'abaprotestani, babandi biziritse kukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, barwanya iri dini rya Kayini ahubwo bagashyira hejuru idini rya Abeli. Magambo aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Haleluya. Rega agakiza n'ubuntu, kandi agakiza ni impano twahawe n'Imana. Uwiteka yitegereje kugwa kwacu, yabonye uburyo dukeneye ubuntu, kandi kubera ko yakunze ubugingo bwacu yaduhaye ubuntu n'amahoro. Ubuntu busobanuye imbabazi zihabwa utaruzikwiriye, wari warazimiye. Nubwo turi abanyabyaha mu cyimbo cyo gusunikirwa kure y'imbabazi n'urukundo by'Imana, yatugaragarije urukundo rwayo mu bukene bwacu kugira ngo dukizwe. Mbega inkuru nziza, mbega inkuru y'agakiza. Kandi iyi nkuru ntabwo ihera mu gihe cya Yesu ku musaraba w'Ikaruvari, ihera mu gihe cya Adamu akimara gucumura. Erega burya umuntu akizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Erega umuntu wa mbere witwa Adamu watandukanye n'Imana bwa mbere, kugeza ku muntu wanyu muzizera igitambo cya Yesu. Umuntu wese uzajya mu ijuru azagezwayo n'igitambo cy'Ikaruvari, azagezwaho n'urukundo Imana yakunze abari mu isi gatanga Yesu kugira ngo umuntu acungurwe. Ndagira ngo ujyane mu itangira igice cya 3. Igice cya 3 kitubwira uko umuntu yaguye, kandi amaze kugwa, amaze guhenebera, yagiye kure rwose. Igice cya 3 atubwira ukuntu umuntu yatandukanye n'Imana, ndetse Imana iraza isanga umuntu, iramubwira uko agezweho n'igihano cy'icyaha. Ariko ndagira ngo nkubwire ku murongo 21, Imana imaze kuganira n'aba bakurambere bacu, hari icyo yakoreye umuntu. Murongo 21 atubwira ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Mbega inkuru nziza, mbega inkuru nziza iri mu myambaro y'uruhu Imana yabambitse. Nusoma witonze uzabwirwa amakuru yuko igihe Imana yari itaraza babanje kurema imyambaro, kwako basanze bambaye ubusa, maze bagerageza kurema imyambaro. Ariko iyo myambaro ngo byari ubucocero, bayikoraga mu baby'imitini bahondahonda, maze umugore wawe yajya kwambika umugore, yajya kongera kwikorera agasanga yumye. Byari ibicoco, ntabwo byatanze igisubizo kirambye. Ariko Imana mu rukundo rwayo itanga igisubizo.
Murongo wa 21 watubwiye ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Mbega ukuntu harimo inkuru nziza mu myambaro y'uruhu yambitswe abakurambere bacu. Iri ni isomo rihebuje ryerekeye agakiza kacu. Amagambo ari muri Yesaya 61 mu murongo wa 10 adusobanurira ingingo y'imyambaro. Hatubwira ngo nzajya nishimira Uwiteka cyane, mutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza. Haleluya! Uyu mwambaro w'agakiza ni Imana yambitse Adamu na Eva, akamfubika umwitero wo gukiranuka. Gukiranuka kwa Yesu niko kubasha kudukingira ubusembwa n'ubunyacyaha bwacu. Nkuko umukwarimba kambara ikamba, kandi nkuko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye, niko Uwiteka tugenjereje gutyo. N'iby'icyubahiro ku Mana kugotesha amaboko yayo rukundo abanyabyaha bihana, igapfuka inguma zabo kugezaho ibyaha byabo no kubambika imyambaro y'agakiza. Reka nsubiremo aya magambo. N'iby'icyubahiro ku Mana kugotesha amaboko yayo y'urukundo abanyabyaha bihana, igapfuka inguma zabo ikabezaho ibyaha byabo no kubambika imyambaro y'agakiza. Kandi kugakiza no gucyanuka kwa Yesu yakiranutse. Si imyambaro y'ibiba by'imitini, oya. Si imyambaro y'abaturage b'iyisi, oya. Habwo ni imyambaro yambarwa n'abantu bicana na Kristo, kandi n'abamarayika bera mu bukwe bw'umwana w'intama. Yesu umwambaro w'ubukura wuzi. Uriya mwambaro w'ubukwe mu mugani Kristo yaciye muri Matayo igice cya 22 ngo umuntu yakoresheje ibirori, umwana w'umwami agomba gukora ubukwe. Maze rero hari hagenwe imyambaro abatumirwa bose bagombaga kwambara. Maze umwe aravuga ati njyewe nambaye costume nziza, ntabwo nambara kiriya gikanzu, ndagenda nambaye yanjye. Ariko nshuti yanjye, uwo muntu yagize akaga gakomeye kuko atari yambaye umwambaro w'ubukwe. Uyu mwambaro rero, umwambaro Kristo ubwe yateguye, niwo uzadushoboza kuzagara imbere ye tudatsinzwe. Uyu mwambaro ariwo kanzu yo gukiranuka kwe. Kristo yazayambika buri mutima wose wihana kandi wizera. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo wambare umwambaro w'ubukwe. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo wakire gukiranuka kwa Yesu, ako gakiza ke ukakire kaba kawe. Magambo anejeje ari mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Ndagikunda cyane, ndakigukundishije. Mutima ucitse intege komera. Nubwo wakoze ibyo gukiranirwa, ntugatekereze ko hari Imana itazakubabarira ibicumuro byawe, kandi ngo ye kukwemera kuza mu maso yayo. Imana yateye intambwe ya mbere igusanga. Nubwo wamaze igihe kirekire uyirwanya, yaje kugushaka. Mbega Yesu, mbega ukuntu urukundo rw'Imana rutangaje. Mbega ukuntu yabanje kudukunda igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Magambo arakomeza ngo iyo Mana ifite umutima wiyoroheje nk'umwungeri. Yasize intama 99 maze ajya mu butayu gushaka intama yazimiye. Umutima wadandabiranaga, wakomeretse kandi uri hafi gupfa, yagotesheje amaboko yayo y'urukundo maze awugarura mu bushyo, anezerewe kugira ngo agire umutekano. Mbese inkuru y'intama urayizi? Intama yazimiye, maze umwungeri asiga izindi ntama 99 aza gushaka iyo ntama yari yazimiye. Nyandiko yatubwira ngo ino si ifite amagalaxy, amabillions n'amabillions, amamiliyari menshi cyane, ari mu masi mu by'Imana yaremye bitangaje cyane. Ngo iyi si yacu imeze nk'akadomo mu by'Imana yaremye, ariko ako kadomo katumye Imana umwana aza gupfa kugira ngo ako nako katazimira. Yohana 3:16 ndagira ngo nyigukundishe nanone, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga Imana wayo kineguje kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Pawulo asubiramwo aya magambo abakorino mu rwaka rw'abakorino igice cya 5:19, kuko muri Kristo Imana yungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Umwuzuro, reconciliation. Abantu bongeye kuba reconciled with God binyuze muri Yesu Kristo. Abantu bongera kwiyunga n'Imana. Nshuti yanjye, Yesu niwe guhishurwa ku rukundo rw'Imana. Mbega ukuntu Imana ikunda abanyabyaha. Mbega ukuntu kureba ikaruvari bitangaje. Mbega ukuntu turabonera insinzi y'icyaha. Icyo nicyo gisubizo kimwe rukumbi cy'umunyabyaha. Ndagira ngo mbigusubiriremo. Yesu Kristo niwe byiringiro byacu bimwe rukumbi.
kubera yuko twarabo gupfa tuzize ibicumuro byacu. Magambo ari mu Byakozwe mu gice cya 4 umurongo wa 12, intumwa ziratura ziti kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryaho abantu gukirizwamo uretse irya Yesu. Kristo wenyine gusa niwe washyizwe hejuru kugira ngo abe ukomeye n'umukiza ahisha Abisirayeli kwihana no kwarirwa ibyaha, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo keretse we gusa. Magambo nk'ayo twayahanuriwe na Yesaya igice cya 53 wongera ukitekereze neza, wumve neza urukundo Kristo yadukunze. Murongo wa 4 n'uwa 5 hari amagambo akomeye avuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Nshuti yanjye, Kristo yagezweho n'igihano cyari kidukwiriye kugira ngo natwe duhabwe ibyari bimugenewe. Ubugingo bwari ubwe yarabutanze kugira ngo buhinduke ubwacu. Mbega ingurane itangaje! Mbega ukuntu Yesu ari mwiza! Twe twarabo gupfa maze Yesu arapfa, ubugingo bwari ubwe buhinduka ubwacu. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. None se ubwo bimeze bityo, niki nsabwa imbere y'Imana? Imana insaba iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Igisubizo cyatanzwe na Yesu ubwe. Ndagira ngo dusubire mu magambo nakomoje ariko ntasomye. Matayo igice cya 19 umurongo wa 16 n'uwa 17. Nuko umuntu azaho Yesu ari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mbone ubugingo buhoraho? Ese icyo si cya kibazo twakomeje kwibaza? Umuntu yahinduka umukiranutsi ati imbere y'Imana, niki cyamuhesha ubugingo? Yesu Kristo yatanze igisubizo, nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa ni Imana, ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Yesu yasubije ikibazo uno muntu yamubajije, kandi igisubizo yamuhaye ni iki ngo nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Ndagira ngo nkubwire iki? Ibisabwa kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho muri iki gihe biracyari uko byahoze uhereye kera kose. Uko byari bimeze muri paradizo y'Imana icyaha kitarabaho, n'ubu niko bimeze. Ni ukumvira amategeko y'Imana mu buryo bwuzuye, ni ugukiranuka gushyitse. Iyaba ubugingo buhoraho bwabonwaga ku kiguzi kiri hasi y'icyo, umwanditsi yavuze ngo umunezero w'ibiremwa byose waba mu kaga, inzira y'icyaha yaba ikinguwe hamwe n'ishyano ndetse n'agahinda bidashira. Ariko ntabwo ijuru ryigeze rikingura umuryango w'icyaha. Kugira ngo abantu babone ubugingo buhoraho, babone agakiza, birasaba ko bumvira kandi mu buryo bwuzuye amategeko y'Imana. Kandi reka nkubwire, ntabwo Kristo yigeze ahindura amategeko y'Imana, twarabibonye, nta nubwo mbitindaho. None se ubwo bimeze bityo, abantu basabwa kumvira amategeko y'Imana mu buryo bwuzuye, none abantu babyiha ubwabo bigakunda? Igisubizo ni oya. Twarabigerageje byaratunaniye. Ndi umuhamya wabyo, nawe ushobora kuba umuhamya wabyo wisuzumye neza. Magambo ari mu Yesaya 64 umurongo wa 6 atubwira ngo nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo kugundire kuko watwimye amaso. Kugira ngo tugundire Imana ntabwo biri muri twebwe, turabishaka bikanga. Ibi bintu byashobokeraga Adamu gusa ataragwa mu cyaha. Kurema imico yo gukiranuka binyuze mu kumvira amategeko y'Imana niwe byari gukundira, ariko yananiwe kubigeraho, kandi kubw'icyaha cye kamere zacu zarangiritse ku buryo tudashobora kwihindura abakiranutsi twebwe ubwacu. Byaranze. None se intsinzi iri hehe? Intsinzi nta handi iri, nuko kumvira kuzuye bishoboka gusa binyuze muri Kristo Yesu. Amen. Yesu Kristo atubwira amagambo akomeye cyane muri Yohana igice cya 15. Ndakigukundishije, atwereka isano dukwiye kugirana nawe. Aya magambo n'ubundi twayavuzeho bijyanye n'igiti n'ishami. Mbese igiti isano ifitanye n'ishami urakibona? Yesu Kristo umurongo wa 5 yaravuze ngo nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ntabwo twabigeraho.
Pawulo nawe aza kubona intsinzi ya cya kibazo yibazaga, maze yandikira Abafilipi mu gice cya 4:13 aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Haleluya. Umuntu yaraguye, ntabwo yabasha kwikiza, ariko muri Kristo harimo agakiza. Kubera ko umuntu yaguye atagomba gutsinda Satani n'imbaga ze za kimuntu, Kristo yavuye mu bikari byo mu ijuru kugira ngo amufashe akoresheje ubumuntu bwe n'ubumana bwe byishyize hamwe. Kristo yari azi ko Adamu muri Edeni hamwe n'amahirwe yari afite yashoboraga guhangana n'ibishuko bya Satani kandi akamutsinda, kandi yari anazi ko bitari gushobokera Adamu nyuma yo kwirukanwa muri Edeni agatandukanwa n'umucyo ndetse n'urukundo rw'Imana, atari gushobora guhangana n'ibishuko bya Satani ku mbaraga ze bwite. Kugira ngo azanire umuntu ibyiringiro no kumukiza kurimbuka kuzuye, yicishe bugufi afata akamero k'umuntu, kandi imbaraga ze z'ubumana zifatanije n'ubumuntu bwe yagombaga kugeza umuntu ku rwego ariho. Yabonye ko ku bahungu n'abakobwa ba Adamu baguye, imbaraga batashoboraga kwigezaho ubwabo, mu izina rye bagombaga kunesha ibishuko bya Satani. Aho niwe intsinziri. Muribuka amagambo twabonye ya Yohana ahamya Yesu, aravuga ati ngo uyu mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana yakozwe ku mutima cyane igihe yabonaga Yesu apfukamye nk'utakamba abogoza amarira asaba kwemerwa na se. Igihe ubwiza bw'Imana bwari bumugose, ijwi ryumvikanye rivugira mu ijuru, maze Yohana amenya ko ari we Imana yari yarasezeranye. Yamenye ko ari we mucunguzi w'isi yari ari kubatiza. Umwuka wera yamumanukiyeho, maze ikiganza kidatengurwa atunga Yesu urutoki, aravuga ati ngo uyu mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Na Petero yaramuhamije, aravuga ati ko muzi yuko ibyo mwacungujwe mu bimenyetso zanyu za kera zitagira umumaro, mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ayo mwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ribe ya Kristo. Aho niho agakiza kari. Muri we niho ari kuzura ku Mana kose. Ayo ni amagambo ari mu rwambere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 wa 19. Abantu bakeneye gusobanukirwa ko ubumana bwababajwe kandi bugashengukira ku musaraba wa Karuvari, ariko Yesu Kristo w'Imana yatanze kugira ngo abe incungu y'abari mu isi, yaguze itorero rye kubw'amaraso ye. Bo twarabohowe. Haleluya. Igikomangoma cyo mu ijuru cyababajwe n'ibiganza by'abari imbere mu buyobozi bw'idini, abavuga ko ari ubwoko bwamurikiwe n'umucyo mwinshi imbere y'abatuye isi. Mbega ukuntu bibabaje! Ba bandi bibwira yuko ari abakiranutsi, ba bandi bumva bafite gukiranuka bihangiye ubwabo, nibo bakomerekeje Yesu. Ariko dushime ko yakomeretse, kuko imibyimba ye niyadukirisha. Nshuti yanjye, ndagira ngo ngere ku musozo, mubwira yuko agakiza kari muri Yesu Kristo. Ntabwo Yesu Kristo yaje kuvanaho amategeko ngo twamaze kubibona, ahubwo amategeko kuba yarapfuye nicyo cyatumye dukenera Yesu, kandi intsinzi birimo noneho aduha kunesha. Maze imibereho mishya, abavutse ubwa kabiri bamaze kubabarwa ibyaha byabo bya kera, bagahabwa no kunesha muri Kristo Yesu. Intsinzi iri mu kugumana nawe, tukamugundira, tukamwitegereza. Amagambo ngiye gusoreza hano umwanditsi wayanditse aravuga ngo iyo umunyabyaha yitegereje umukiza amanitswe ku musaraba, kandi akamenya ko iyo ari Imana yababazwaga, yibaza impamvu yatumye atanga iki gitambo gikomeye gityo, maze umusaraba nawo ukamwerekeza ku mategeko yera yacumuye. Urupfu rwa Kristo ni ingingo udashobora kubonera igisubizo ku mategeko adahinduka kandi akiranuka. Mu guhamya Kristo, umuhanuzi Yesaya aravuga ati kubwo gukiranuka kwe Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Amagambo ari muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa 21. Kubwo gukiranuka kwa Yesu, kubwo kugenda mu mategeko yose ntacumure. Magambo niko atubwira mu Bayobora igice cya 4 ngo Yesu Kristo yababajwe nkatwe twese abantu, ariko we ntabwo yigeze akora icyaha, yakiranutse mu buryo bwuzuye. Bityo rero upfa yapfuye n'urwo njyamfirenge wisha amategeko. Kubwo gukiranuka kwa Yesu, Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Amategeko nta mbaraga afite zo kubabarira umunyabyaha. Umurimo wayo no kugaragaza ibyaha by'umunyabyaha, kugira ngo yumvemo ubukene bwo gukizwa, akenera uwamubereye incungu, umunyakuri no gukiranuka kwe.
erega igihe uvuze ngo amategeko y'Imana yakuweho ntabwo wakenera Yesu, wamukenera se ngo akumarire iki? Ko amategeko akubwira yuko uri umunyabyaha, utifitemo imbaraga gakiza, maze ugashaka uwakurongera ako gakiza ari we Yesu Kristo. Yesu yita ku bakene kandi akita ku bukene bw'umunyabyaha kuko yishyizeho ibyaha by'umunyabyaha. Ijambo ryatubwiye ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Uwiteka yashoboraga kureka umunyabyaha kandi akamurimbura, ariko inama yo kumukiza yarateguwe. Mu rukundo rwayo rwinshi yateganije ibyiringiro by'abihebye, maze itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo yishyireho ibyaha by'abari mu isi, ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Muri aka kanya ubwo tugiye gutangira gusuzuma amategeko y'Imana mu buryo bw'umwihariko itegeko rya 4 ry'isabato, ndagira ngo nkwibutse yuko abisha amategeko y'Imana bafite ibyiringiro muri Kristo Yesu. Ushobora kuba warakoze ibyaha byinshi ukavuga uti ko nabaye igihe kirekire nica amategeko, ariko ibyiringiro biri muri Kristo. Icyo ni icyambere ukwiye kuzirikana. Icya kabiri, gukomeza isabato, kubwiriza isabato ntibigendeye gushinga idini ya Kayini yo kumva yuko twakwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo ikigenderewe ni ukugira ngo tugendere mu bugingo bushya no gukomeza iby'Imana ishaka. Ababyawe ubwa kabiri, abo bitwa abana b'Imana, bagendera mu bushake bw'Imana, bakagendera mu rukundo rwe. Ndakwifuriza kugendera mu rukundo rw'Imana, kubyarwa ubwa kabiri, kandi wabyawe ubwa kabiri wishimire kugendera mu mategeko agenga ubwo bwami. Imana y'amahoro ikweze rwose, wowe ubwawe n'ubugingo bwawe n'umubiri birarindwe bitazaba mugayo ubwo Kristo azabagarutse. Byaba ari akaga, byaba bibabaje abantu b'Imana bakunda Imana bayobejwe n'uburiganya bwa Satani bwo kwanga amategeko y'Imana kugeza ubwo bavuga yuko itegeko ry'isabato ritabagenga. Ndagira ngo nkubwire, itegeko ry'isabato ni iby'agaciro gakomeye cyane. Abaryishe bakeneye umucunguzi nk'uko wasambanye akeneye umucunguzi, kandi yiteguye kubabarira. Imana itwakire mu mbabazi zayo nyinshi, ko niko gusenga kwanjye ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, tugushimiye Yesu, tugushimiye ko wadukunze urukundo rwinshi, kandi urwo rukundo nirwo dutera kugukunda natwe. Mwami, ude kugenda mu bushake bwawe. Bana bawe tuganiriye iyi ngingo, reka igitambo cy'Ikaruvari cyongere kugira ireme mu bugingo bwawe. Reka bongere gusubiza amaso ku cyahabereye, ngo barusheho gukunda ubwami bwawe, bashusheho kwishingiza kuri Yesu, be kurogoye inama y'agakiza bishingiza ku mirimo yabo itegetswe n'amategeko no kwiyumvamo ko hari icyo bashoboye, ahubwo twishingikize ku cyo waturongeye. Buntu bwawe ukomeze kudukurikirana, kandi uzakomeze kubana natwe mu gusuzuma ijambo ryawe dutangiye. Niko gusenga kwanjye n'inginga mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen.